Tekereza ko wishingiye sosiyete ukayikuza ukayizamura ikaba ikomeye, hanyuma bakakwirukanamo. Uko niko byagendekeye Steve Jobs ubwo bamwirukanaga muri sosiyete yishingiye. Bumvaga ko birangiye, ariko byaje kugenda gute? Dore inkuru itangaje y'uburyo yatsinzwe akagaruka agahindura isi. Tega amatwi witonze hato udacikanwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu, Steve Jobs na Steve Wozniak bashinze Apple mu gikari cy'inzu ya Jobs. Bakoze mudasobwa ya mbere ariyo bise Apple One, maze Apple ya kabiri ihita ibahindurira isoko, baratsinda cyane. Gusa ntibyabagendekeye neza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane, kuko basohoye Macintosh, ariko ntibyakunze nk'uko byari byitezwe. Byagenze gute? Bakimara kuyisohora, CEO wariwo icyo gihe muri Apple, uwo bitaga John Sculley, CEO wa Apple nyine icyo gihe, yaje kubwira bagenzi be na komite baza kwirukana Steve Jobs kuko yari afite ibitekerezo binyuranye n'ibyabo. Ibi ntibyamuciye intege kuko we yakomeje gushakisha icyamuteza imbere. Yashinze ikigo gishya cyitwa Next, cyakoze mudasobwa zigezweho. Yanaguze Pixar, ariyo sosiyete icuruza animation software, ayihindura studio ikomeye yasohoye filime nka Toy Story. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi, Apple yari irimo icika intege, maze igura Next kugira ngo ikoreshe software zayo. Ibyo byatumye Steve Jobs agaruka muri Apple nk'umuyobozi mukuru. Yaje kuyihindura ikigo gikomeye, asohora iMac, iPod, iPhone na iPad. Iyi nkuru ni inkuru ndende, ariko urumva ko atacitse intege. Mu rugendo Steve Jobs yagize, ntabwo yigeze acika intege, ntabwo yigeze avuga ngo baranyirukanye biragenda gute. Iyi nkuru ntabwo nayizaniye Steve Jobs, oya, nayizaniye wowe ukora amahitamo abantu bakaguseka ukabireka. Wowe ucika intege kubera abantu. Wowe wumva ibyo abantu bakubwira, hanyuma ibitekerezo byawe ukabihindura, hanyuma imishinga yawe ukayihindura, hanyuma bya bindi urota kuzakora bigahinduka ubusa. Ese wowe hari abantu bajya bakopoza kuko nawe ukagenda ugatuza ugaceceka, ukumva ko birarangiye, nta n'ikintu wakoze, nta n'intambwe wateye? Ibi ngibi ntabwo ari byo. Ntabwo tugomba gukurikira abandi kubera yuko ngo aribo baduhagarariye, badukuriye, kubera yuko nitutabakurikira ni famiye zacu, nitudahitamo amahitamo yabo ubwo tugiye guhinduka igicibwa. Oya, wowe amahitamo yawe yaharanire, kubera yuko ndabizi nubikora neza, igihe kimwe bazagaruka kugukenera, bazagaruka kukubwira yuko bari bibeshye, bazagaruka kukubwira yuko bifuza ibikorwa byawe, bifuza inama zawe. Ese wowe ntujya wifuza gutanga igitekerezo kikubahwa? Ese cyakubahwa gute mu gihe utanga igitekerezo bagisubika cyangwa bacyanga, nawe ukagenda ugatuza ukumva ari ibintu bisanzwe? Ese wakubahwa gute mu gihe nta gitekerezo na kimwe uratanga ngo ubone kishyizwe mu bikorwa? Iki ni ikibazo. Niba hari umuntu wakwanze, niba hari ikibazo wagiranye n'umuntu, mwereke yuko igihe kimwe azagukenera, mwereke yuko hari urundi rwego uri kuzamukaho, hari indi ntera uri kujyamo. Wigenda aho ngaho ngo usinzire, ugaragaze koko kuri umunyantege nke, ugaragaze koko bari kumubera n'igihombo. Oya, garagaza yuko hari ibyo ushoboye, ugaragaze yuko kuguhomba ari uguhomba umuntu ukomeye kandi w'ingirakamaro. Ibi nubikora uzahindura isi. Iyi serega nawe wayihindura. Ntabwo Steve Jobs yari azi ko azahindura isi nk'uko byari bimeze. Abantu ntibari no kumenya ko azayihindura, ariko hari icyari cyihishe mu mutima we. Vision. Yari afite vision, yari afite imipango, yari afite ubwenge, yarakoraga, ntabwo yacikaga intege. Nawe rero ntugacike intege, ntugatanga ideas ngo zangwe hanyuma ucike intege. Ntukumve ko byarangiye, wowe wabikora, ndabizi ko wabikora. You are stronger than you think you are.